ye baba we hari ikintu nakubwiye nkeneye kongera kunyerekera abanyarwanda ukabasobanurira. Iyo umuntu amostinze bigenda gute? Iyo umuntu agostinze yego gikada nawe uramudondosha niwe meraho. Ejo mu gitondo muri rirarashe ndahera kuri Kenisi umbomora kuwa kabiri ndataka Njeri Mutabaruka mvuge ya makuru. Aba ni abastari mukeneye kumenya ibyabo. nabo batitiza Kenisi se ntago mukeneye kumenya umunyamahanga agomba kwirukana. Kuwa kabiri mwumvise ngo ibya Maripangu ngo Nazareyo nibiki. Reka nze mbabwira amakuru ya Kenisi na South Africa. Ejo bonde sanze nashatse kudondosha. Yego nirwo rwego rwanjye. Aba ni abastari murabakunda na wundi uzababwira amakuru yabo. Uri kumva? Yego. Ariko inkuru zimaze iminsi zitambuka nyemerera njye kuba senior bari ku rundi rwego. Yego. Melody Kenisoro nkubwira ibya Nigeria n'uburyo yabateze koraboye na Ruga yamaze kumwiteretera abaca amafaranga ubwo buramwica. Bandese boss ba boss we ba boss be kubera ngo nugushaka exit n'amakuru yose nakubwiye kuri Element n'uburyo ari kuzenguruka East Africa cegeta. Yego. Abantu bose bamuterera ivi. Ariko nyine tugomba gusoza nawe nshyira mu mavuta ya Pamela na The Ben kugira ngo mwereke ubutumwa Pamela yamaye. Iki ugomba kuhatinda kandi ariyo nkuru nyamukuru. Abanyarwanda bati umukada atubwira ibya The Ben na Pamela. Hariyo nkuru nyamukuru ngomba no kukwereka ubutumwa Pamela yamereje. Umvaye kujisho rya Yesu ndeba biza kuba ngombwa ku bwanjye ngiye nandikira Pamela mwenyewe wowe ngiye ubwanjye. None se ni bibi Pamela nitwa umukada. Navuze ibintu byinshi abantu bambwiye ibintu byinshi. Yego. Mbwiza ukuri koko uri katikati waragiye uraza kwibarukira hehe. Yego. Yatangiye aseka ati niwe waririmbye ati za bye bye ngo nagugu. Yego. Uzi ijambo rya nyuma se yampaye ntaryo nzi azi wari gukarisoma rim Jaras Official TV nanone turabasuje twizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana bane namwe ibihe byiza icyumweru cyiza kuri mwese mudukunda kandi mudukurikira nkuko mubibona turiteretse ubu ngubu rwose tukaba tugiye kwanzika nta gihindutse tukaba twongeye kuba turi kumwe n'umuvandimwe uwo nta wundi ni umukada. Yes uranunguye wisuhinduka. Ntabwo narinzi ko ari uko kazi kamera. Ndakurahiye ntabwo narinzi ko ari uko kazi kamera. Ntaza kugucamo ndaribwa ngiye kugucamo nibuka ko chief editor none se bimeze bite umukada amakuru yawe nta gitambukamo. Yego nta jisho ryiza suri kurebwa ni wemeraho kuko utandebye ryiza z'abanyarwanda bankuraye. Oya ntahahari. none se urabona ko kwiye kukureba iryiza abanyarwanda barambajije bati umukada mwapfuye iki. Cyo nicyo kibazo cya mbere ndababwira nti kuki muhise mwihutira kuvuga ko hari icyo twapfuye nkaho hari icyo mutekereza. Oya se ni gute mumara iki gihe kingana gutya mutaritereka nise muheruka kumuca iryera icyamutambutsemo ikizavamo. Rero wowe tanga umucyo papa kandaba tanga umucyo nka wa muvandimwe dore ko Rafisi yadusuye nuzi wa muvandimwe ajya gushyiraho umucyo yamuvugiraho bagatoki ngo kukandi ngo we na fatasi ako papaka iyo yose nibayitubwe turi kumwe. No ukuri ngo agatoki kukandi we na fatasi epfose. None se ko mbabajwe nuko utangiye gutyo batangira kumbaza nyine urantunguye ibyo twaganiraga mu kanya ntago ari byo ntago ariko winjiye mpita mvuga ngo nuko akazi kamera. None se dutangiye ucyushya roho basi nta n'iminota 12 yonyine 12 harya muri futu bongeza ingahera akenshi iri normale ni 3 5 hagataho nta n'umunani umunani nko muri gikombe cyo muri Qatar. Iyo bari gushakisha Messi ngo bamuhe penalty umunani bayitamikaho. Iyo bari gushaka kuyiha Siyara. Siyara ejo ndi nabonye
ni mwebwe muba mushyushya Messi munamubeshya Dute? ngo Messi ngo umwami wa assist ngiye kureba mbona ari Cristiano arazimurusha muri Champions League ari na Di Maria arazimurusha icyo mbaza wivuga muri Champions League ngo mwami ngo uyu ngo ntago ajya atsinda arazimurusha ngo akunda ngo yenjoyinga gutanga assist sindebye kucyo imibare ivuga ntago ari bya bimenyetso byapfubye ariko uziko urankubita umutwe ninkomeza kuvuga Siyara none se nakwereka icyo ngukorera ari uyu munsi ari ubwizo kwire bazita ngo iki zindi mu mujyi wa Davis Dishan Boy Fest narabikubwiye iyi ni ya outfit ye n'ubundi asanzwe amenyerewe ubwo muri wa mujyi wa Izme ubwo aho babariza he bibarizwa muri respect none iyo twaje mu bintu biri serious tudakikiye ariko ze biriya ko nakotingaga Davis akubwira ko ngiye muri match ya APR mana yanjye papa kambasha ya magambo tuvuga ni abantu bakubonye umunsi uheruka yego barabwiye bati ucunge neza niba umukada atararokiriswe kubera style wari wambaye abantu bagize ngo ari abantu bakurebye ijisho ryiza kumira ubundi hari brand umuntu aba afite ikamubwira ngo ntibavuga dore kirazira dore indangagaciro none inshuro ejo niragiye ku mugwanyi wawe kaziye pizopi yego narakubonye rwose warambonye aguhata ibibazo wamusuye warambonye biriya bibazo se ngo nari ngiye kumuheraho uzi se ariko se we ntawe utadondosha mpita muheraho kanze kubwira icyo si uwo mukuru ugiye kumukorera njyewe mukadanaje mujye mumenya ko ari uguhirita nk'imbaka ibyo njyanamo byose ko ni ukuri abantu usiribanga ntago dukomeretsa ahubwo narindi gusobanura brand yanjye Pizoni naye wanabiciyemo nyine gutyo nabimbaza aho byatangiriye uko byaje tukunda no kubivuga ko tugendana n'imirongo migari urumva nyine yararimo ancalenginga nyena nigobotora ari kiri interview y'umunywanyi hari abantu batatu bayibonye n'ukuri baramferesta numva nanjye binkoze kumushaha batatu kabisa harimo na wa mubyeyi yaravuze ngo uyu musore uryo yego yari yaratinze ari kuvuga ati numva nyine reka simvange bakakashugiriza se ariko bakakashugiriza ndi kuvuga wa mubyeyi katikati imbere hano yego kandi koko mugoroba watambutse siko nyine wambwiye ko ariko nyine uziko nawe nyine yagerageje ntibyakunda yego yesu we ndamenya mbitambukamo gutese biteye ubwoba none se papaka wambabariye tukagira nk'ahantu duhera wambajije ikibazo gikomeye muri iki gihugu umuntu aratinyuka akandikira papa kamba ngo wapfuye iki n'umukada yego noneho batuzi kuri kamera gusa ntangire ibyo nibaza ubwo bamenye behind uburyo papa kamba yanteretse ubundi niwe databuja bariya agenda rohaho munari ku rwego rumwe buriya niwe gukindura biragukindura yanyindura cyane oya oya ariya Rwandex si umuhanda w'umugara puwaruru n'ibikamyo n'ibiki oya papa nawe ntukerure none tugeze mu minsi imeze mu minsi y'imperuka yera y'umwaka mana yanjye wiheraho ngaho ubu uzi ko twitegura umukiza wiheraho ngaho mbabarira kuvukirayo oya ahandi ujya uvuga ajya ni Galile cyane Nazari ese umwaka uzawuturukiriza katikati aya urabihakanye nabyo se imbere mu gihugu oya uraza wicara aha nabyo ibintu byose uri kujya ubihakana papaka ndabyanze papaka oya uzi ko bari kutwumva cyangwa ntabwo bari kuri kodinga bari kuri kodinga ni bibi se reka nyobora ikiganiro mbabarira nyemerera iyo umunywanyi Jean Paul yabaga yicaye kontenti habanzaga ya minota ya 10 n'ingahe yacu
yaheraga ku witwa Fisi ati we warongoye uruhinja kibaza ukuntu yiroshye mu kiganiro ayo Fisi nimajya bamukumbura ni ubwa mbere ducakiraniye hano Fisi wamubonye hari undi wari uyu munsi Dani yagiye ahantu ngo kwisabaganya nawe ni umuntu nk'abandi ariko reba iyo Dani agiye kwisabaganya ahantu ari muri voiture kuko se buriya sura abantu ari muri cyane kabisa yazanga akajya gutunganya amashusho bariteretse reka nitambukire Fisi rero njye nari muzi nk'umuntu uvugira Juzayidi Fisi ahise abibururinga tabara papa katabara rebayo yabaye ikize ariko ubibururinga ngo nuko mwikijeho akotinga Jean Paul ukuri Dani mucaho njye ndi kwivugira ukuntu ari umusare wanyemereye ko nyobora ikiganiro rero twagendanye rwose nyemerera mbanze mpera inyuma gatoya kuri papa Kamba wanjye ubushize ubwo naherukaga ahangaha wampaye impano nirya yerekwa tuba tuvuga ariko nanone waraneretse ndabigushimira tunavuga dushima mu mayeri sinzi nimba nyine baraje kubibona turabashimira abakozi b'Imana badusengeye abajene batublesinze batwifurije ibyiza ingeri zose ibyari byo byose nta utagira abakunzi n'abanzi ni ibintu biri normal ariko nanone abatwifuriza ibyiza kugira ngo aho mahere none twijandike neza twijandike kabisa tumenye ukuntu tugenda tuzamuka gake gake ngaho rero ubonye interview yo kwa Pizzo bwa mbere mu mateka yendaga kuzamvuma aramvumira iki Pizzo aransetsa ngo nuko ngo yamaze kubona umutambukanye nawe ni budise ni diaspora buraba ya ni ibiki mwamuri kati kabisa oyas kabisa nabona guhari na misi wawe shaka Yesu yafashe kamba mwifotorezaho aravuze ati n'uruhinja rwari ruhari arumiwe oya Pizzo yaraje nuko bubresinga kugira ngo couple yabo nyine kumwifuriza ibyiza ibe productive none se bazajya bari aho gusa oya ntibyemewe bagomba gukora imiti ubwo rero ugomba kubonye kwa munywanyi rero wakuyemo iki njye nabonaga ari umujyi utandukanye njye nzahanga kenshi nje kwibomorera nanabitambukaho kuko nta kindi genda bubone uri bumpera umwanya nabonye cyo mudu yari yahindutse imbeho yagutamiye baba we ariko nkajya ngira ngo imbeho uri kuyikura aho uvuye kuko ho yari yagutamiye cyane nako nakagarukaho oya ngenda uwawe nakwihaye wangaraguza gati wankiranye ikarango oya ndi uwawe ikizima nuko tutari live yo muntu nteye ubwoba ni Fisi n'ababeshye imihini mishya njye mbabwirije ukuri ishyano riri bube ryose none se nje mu nkuru ya Rugana Kenisoru ni gute atari kubanza ngo rero zifite ya Ruga oya Fisi hose araherekana ndamwizeye icyo cyitega nanabibururinga icyambere mwumva ibyo mvuga njye mbaye nanze umucyo hakirika nanabikatagura mbere byakatwaga na Chief Editamena mutuzi tuvuye muri frigo se yego nanagushimira kuko nta kindi gerego uri bumpa umwanya jara tumaze igihe kinini tutavuga amakuru nje kumena ariko nanone habampaye segima yitwa pokopoko bituruka ku kubomora byatangiriye he uri Chief Editor cyane baragusobanukirwa ninde wundi se uzabisobanura ni muzehe wa kazi bikavaho nanone bakavuga ngo ntiduterure sinatanze urugero ku rukiko rw'ubujurire arahindura nanone ntiduterure uriya mu Chief Editor w'umwana umwana nawe ariko shanyara oya bakandaho ariko ngo yari yarahigiye avuga ati koko nzamwuninga gikada ubwo rero poko muri plateau yari rarashe ariko nanone bombori muri siporo nta hantu uri kumvamo kubomora wambabariye jara kubomora birimo hagati uri kubyumvamo
biri kwizenguruka hafi aho Poko, ni wa muri umva icyantangaje rero tubivaho yego uzi icyantangaje cyaneyemo n'akantu nyine k'akobo gace ariko gikada yego ruriya n'urwego rwacu abasiniya baratureba bakavuga ngo reka tuburesinge abantu babishoboye kimira kenisi kakoza nkuriza Charles avuga ngo amajoro mu kadarara reka nyasinyeho yego ariko nanone abisinyaho mvuga ngo papa Kamba arabizi n'abandi barabizi tumaze gukorana iyo umpaye interview iyo tugiye gukorana ni wemperaho nkabanza nkavuga ibyawe ukabanza ukansobanukirwa ibyo bisobanuye iki ibyo bisobanuye ko umukada ari netre bisobanuye ko ndamuheraho umva cya kinyarwanda ugiye guhera kuri vuga amazina imfura ya chief editor antoza ngo kadaship iri ku rundi rwego ariko aranoza kadaship undi iki wariteretse ni umukada yego narabanje mbu umukada reka sigirize ahere hahandi chief editor undi imbere nawe wakasa mutwe dore nibone ariko mana yanjye nukuri ubwo rero turashimye kandi igihe cyanjye cyo gutangira nejo rono nimba iki kiganiro arigishyiraho tude cyatumura kirarara abanyarwanda kirarara ejo munyitegure ngo haje ibintu bya maripangu ngo haje ibibazo muri Gasogi ejo ndamena undi munyamahanga Kenisi agomba kwirukana ntago ari uko nashaka ko twinjira mu nkuru mbabarira oya twagiye none se murabyumvira he muri rirarashe mbabwira kope zose afite South Africa ninde wundi uzabivuga mugiye kumenya ngo nazaga milita nk'iki himbaka hariya ngiye kujya milita nk'iki yambwiye ijambo rintera ubwoba arambwira ngo hariya niwahiritaga kuba kabiri titiza imibare warayize nahise numva ngo hano ngo amano yiku narinzi ko nyine ubu ngiye kugenda kira iki ni wa mujyo wa Dani yanyeretse gutya intoki ati militipuriye do paride ari kugendana n'iki ndabizi nagukomeretsa mirongo migari ndabanza muhereho ku wa mbere ku wa kabiri nanje mutabaruka muranyangira iki aba n'abasiniya babomora siriprase kubomora ni uzongere kubivuga ubihuza na rirarashe pokoza poko gikada suwe nuko twinjiye mu nkuru mumbabarira umbwirira abanyarwanda mu gitondo ndamena abantu bageze ngo bayakirira ari 1700 ngo umukada yaje gake aba n'abantu bakoze ibigwi bakwiye kubahwa ariko natwe tukamenya ukuntu tuza kandi tugasaba Imana ngo ni mudutunga ibiganza dutangirane n'umwuka mwiza wa Yesu niyo mpamvu abakozi b'Imana babanje imbere yego mutekereza ko mba ntazi ibyo ndimo ububizi ndahera kuri senior CEO president tumwita president ndaje mbabwire ngo happiness hano mu bakinnyi b'abanyarwanda ni wande maritse muri siporo mwereke noneho nka video ya kasa mutwe nafashe Haruna niya nzima ari gusaba happiness oya mbanze nkwereke babita bakira babita bahajati mbabarira ndizera kiri muri phone yanjye ubanza usobanukirwa amajoro ndara yego iyo umugisha uzana na challenge ne naramenyereye kubomora ku manywa nijoro nkarara ndondosha yego ubu nonongeye ni gutyo byari hinduka ku manywa ubwo nyine mana yanjye reka nze nkwereke amajoro ndaraja abantu mwabuze umukanda mumenye ko hashize kinini naza mu rubwumva ibyabarimo muranyangira ikisi baburetse nze nkwereke rero noneho video na inzu yakubanye nini uyisome na si bya Gikondo ngona gugu nukuvuze mwana w'Igikondo ngona gugu ariko ndi kunyerera hejuru iriya ndi kunyerera mfura y'u Rwanda narazana umukada kateguka inza irimo wenyine ra sinamenye ikintu abanje gukumirwa MS oya twebwe erega ntago tuba dushaka gutakaza ko nose uri kubana nazo cyangwa warazirukanye yesu wesha ibintu byose ugiye kumena wambabariye nkinjira koko nkaguha amakuru baba we ngaho nyumvira n'ukuri ariko se sindi gukuberereka oya reka wamaze kuzambya
ndatobye se wamaze kuzabya ndajya kwinjira mu mwandiko oya nari gutegereje ugiye kugereka video none se kuri kunyicara ndayibona gute uzi ibintu yankoreye yahise ankumira buretse naza kukumvisha n'amajwi ariko biza kurangira amenye se bari psycho bini ngomba guhita nyigarura karakantu ngo ntago yakize neza oya hariragarura ntago yakize neza yarasibishije yarasibishije kuko bahise bamubwira turiya n'igikada itunguranye nkwereke se oya banze unyinjize neza ubwo nyine mbonye ko ubwo ase ni siporo so wambwiye ngo reba outfit outfit ariko irafitinga hose keretse muri gospel ariko sinabwo nabura kuhanyura uzi inkuru nziza mfite muri gospel ntago nyizi nje kwa Pizzo Maxi narangiza abambajije ibintu by'Imana yego ambwira ati ubitambuka mute iriya mirongo byagenze gute ntangira za Ecole du Dimanche mvuga ibiki mvuga za Rekritoma uzi mu gitondo message nakiriye ntago naguhaye ayo makuru ayo wampaye ubu ngo nuguhitamo hagati yo kwa Minyoni na Kabanda fasha umitiremo uri umusiniya ahubwo nkibaza nkimenye iyo nkuru nahise nibaza ikintu kimwe ngo mubona umukada akeneye blessing cyangwa akeneye derive mumfashe mwandike muri comment iyo murebye umukada gutakavuze neza umukada bamu blessing cyangwa akeneye deliverance yarahuhwereye bamuganga huriye umukada ni ukuri Pizzo ndamushima nahise nakira ubwo negereje guhitamo ariko muze kumfasha na chief editor bisinyaho uko niwe wanzanye muri gospel cyane nyene ubisinyaho abanyarwanda barabikunda no muri siporo cyane nubwo nari naratangiye kwitereka hari ariko bitaraza boss nyine akunda showbiz gusa ubwo ibyo byose nyine nawe uri umuntu wanjye nyemerera rero umukada yego tugende akantu ku kandi ku bintu bimwe na bimwe wagiye ugarukaho kugira ngo bibe neza bisobanutse abantu badushinja ko inkuru tuzivuga ibice ni wowe nshyushye ubu rero ndaguhojeje ngayihangane noneho usubire inyuma gato ugende kuri buri kintu ukitambukaho uko wabipanze ariko noneho kugira ngo tuninjire mu nkuru nyizina y'umunsi tuze no kugira ahantu nyine dufungira ikiganiro cyacu siko bimeze yego ubwo urahera inyuma wari umbwiye uti ngiye uranzi ko kudondosha nge mpera siri plus yego utangiye kumbwira ibya KNC ariko ubuzanyemo Haruna ariko kandi yego ntabwo nanone uradusobanura neza aho waburiye ngo abantu bamenye ati umukada wenda ibura rye rishingiye aha uvuye Kongo kugura icyangwe babantu se bansebya ngo urakodesha se kuko kumubona nariteretse ku rwego njya guhereza abantu amafaranga y'ubusa kwagura ibintu bikaguma iwawe zarereka garderobe yawe ariko noneho nakoze ishyano maze kudondosha wa mwandiko na Pizzo ayoze Pizzo agarutse ati twasohokeye ahantu noneho basanga umuntu kugenda bisobanukirwa ibura ryawe rishingiye kuri Pizzo kuko niwe uri kugarukamo umwandiko urumva yese anagusohokana twagiye ahantu reka nkwereke gaterega tumaze igihe tudahura yego reka nkwereke gatoya ihangane ntacyo naguhisha reba portrait ngwiki iyo ngiyo imanitse hano iruhande rwa garderobe ndayitamiza umushyitsi rukwinjira yibwira ikimugenza nahise nyitamira ninjiramo rero oya ni marayika ni marayika ngayo nguko rero mbanze nshimire abavandimwe twari kumwe ejo gahunda ni gutya sinabikubwiye se gahunda ya gutya
twari turi kumwe warayibwiye abantu bakomeje gusapotinga umukada gahunda n'igikada twarasohokanye byagenze neza twaganiriye neza kandi bariya nyine ni abasiniya yego kadazi byagenze neza buriya bari abantu urwego baba bariho iyo tubonye ko badukurikirana badushyigikiye bari bamenye na muvoma yanjye nshyashya nabyo ni ibyo kwishimirwa noneho nsohokera ahantu gutya abantu bose baba barabimenye kadari kumwe n'intare byari byiza nahacanye umucyo ubwo turabakengurukiye abantu bose bari hirya no hino badushyigikira ariko nanone baba bajejwe umutekano ni ibintu by'agaciro ngaho reka ninjire uravuze ngo rero no gusuhuza all traffic ni iby'agaciro byagenze neza ni abantu tujya duhura kabisa ukabona ko nabo biteretse yego aho muri hose mwiteretse mwamfura mwe ngwiyo ndi kuvuga ngo ngendana n'imirongo migari ariko zebura ntibabura kugutamika kontrevasiyo aranga bakayigutamika oya ubu ngo bahise ngo ni Sophie zirirwa zinyegetera Fabrizio wanjye Sophia amenye uko imutambutse wari uvuze ngo naburiye he ndahari umukada ahubwo yangeje bundi nuko mpise nibuka abo bavandimwe twarasohokanye ngeze mu rugo nicaye umwe navuga nti mana yanjye nkumbuye papa Kamba narabibonye kuri sitade warabibonye ngukumburane ku gasaku mara warampuhereye ni ukuri nari maze n'igihe ntaryama ariya masaha bakunzi banjye bo hanze barambuze baki urabyumva niyo masaha yabo ariko nanone nibwo bwa mbere naricaye numva ikintu mbura iyi atmosphere ndayikunda ntago nabuze ndahari ariko nanone nari nkeneye iyo training iri ku rundi rwego nubwo hari akantu kanshiyemo mu magara menya ari no guhindura atmosphere nanone ariko seminage yari gukinduye nuko bari aba batabizi hari ibibazo ugomba kumbaza kugira ngo nabari aba bimenye mana yanjye ikintu cyose kizazana gatotse hagati ya Ju diwe ya Ju ntago nayimeneye aha ntago yaturutse Montreal Vancouver bagasinyaho basinye barambwiye ngo ariko Vancouver bayiguhuhereyemo nawe no mu diaspora ngo tukuzi kuri Vancouver navuga ati ni ubuhanuzi wawungendamo bwa papa Kamba ni ukuri ni wowe sha nutajyayo ni ukuri ariko ukuntu ubukoze ibintu bya kigomegome ngo uyu mwaka ngo uzawusoreza he oyas wose uzawusoreza katikati njyewe umukada aho kugira ngo nzarware indege ako urwaye indege wayurira umukada naraciye igihe kabisa nisize ko yankuye ku bukode urumva ntakite urumva tike hari abavandimwe bayirwaye niwo mpise nibuka no kuri njye ndarengana ndiyo ngomba gusavinga abanyarwanda nkabanezeza tukabasusurutsa true wowe cyagiye ndi kubitebyamo mvuga ibya Sydney hari abakunzi bacu bababaye baravuga ngo barakudeviya ngo nawe ngo ujye navuze Brisbane ngo nawe ujye Sydney ngo ariko ngo diwo yacu nibiki rero ikintu cyadutambukamo kiragatsindwa tukirwanyirize kure kandi ngiye nshima Imana yuko n'ubucuti bwanjye nawe atari hano kuri kamera gusa natangiye kumena se mena oyas rekura oya singomba bomora oya singomba ngayo nguko ronda hari niyo installation nari ndimo niyo muvoma niyo kadaship iri ku rundi rwego ariko nanone twari dusanzwe muri uwo mujyo gusa ngo ngomba kwikuba kabiri kandi ahababonaga ari gushanyara ariko bakavuga bati ibintu niba hari ibintu mubanza kwiherera hariya muricara mukiherera mugatamira ibintu abantu bose umva ikintu cyantangaje ahubwo ari abavandimwe hari n'amareputasiyo abari muri game yenda ntituze kwinjiramo ntituze gusesereza yenda ngo tuvuge byinshi ariko iriya plate ifite n'ukuntu itebya kandi koko izo nkuru ariko nanone kimwe muri feedback ngenda mbona cyane abantu baba bazi ko ngo dukora inkuru hano ngo tuba dusoma ngo dukatinga ngo tukongera ngo tugategura kandi twebwe ntago bajya batubwira ibyo tuvuga
kuvuga nicyo kintu nyine cyatangaje abantu bake mu bamaze kugera aha turi kodinga bo barabisobanukiwe ibi bintu bamwe mu basiniya bamaze kumenya urwego turiho n'uburyo tubikora na how fatu dushobora kugera batangiye kubisinyaho ariko abo bose babanzirizwa nawe kuko nyine wabisinyaho mbere yabo uko byamera kose rero abakunzi bacu niyo babona ntaheruka ariko nanjye mba ndibwaribwa iyo maze iminsi 2 n'ukuri ntakora mba mbona igihugu cyansize kandi mafite byinshi ikindi kandi ntago ndi bwinjire mu nkuru ya kapiteni reka nuko kwereka iryo jyano nyine ryabaye kugira ngo nkwereke nayo majoro nyine ndara mucakirana byonyine ntabwo yari yo nkuru njemo nta siporo njemo kuvuga mba bahajati nkagira ngo nibiryo go bahajati 4 ari bamuzengurutse nababwire ngo nzaza mbabwire ngo hano mu Rwanda igikarabe captain iyo ni muri kamera ya telefone yiki y'umukada reba neza naranazuminze bahise bamwongorera ngo uriya ngo ni igikada ingofero rinete n'umwihariko wanjye yego ubwo rero nta kindi kintu mbivuga hose iyo nkuru njemo ahubwo rero muri uwo mujyo mfite inkuru nyinshi narasigaye nyobora nimba nta kindi kibazo umbaza ngiye ninjire jara oya injire rwose nta kindi kibazo umbaza rwose ikindi kibazo subu nakubaza nye kumuvandimwe nzatangiraho ubuhamyazwi yego aso wabushobora arabona wenyine bandi break ese ntago wabonye wa mujene nabaganirije atubwira ukuntu yasangiye na kabaka dore ntiyabitambutsemo se wumvise atari témoignage komana yanjye papa kamba ye baba we urumva pizo mu buhamya urabona ko yamenye uko abugenda ariko we shanyara showbiz siporo mena ebana ariko we nta nkuru yambaza oya mama nta nkuru yambaza kabisa ubuhamya nanjye ntabwo nshaka gutindaho cyane urabizi ko utari inkuru akenshi mba nkubaza utuntu nk'utwo kugira ngo abantu bamenye umukada ariko jya umfasha gushima abantu urumva yumfasha gushima nibyo tugomba kubashima kandi rwose kandi ukumva ko kandi ngiye mbona nk'ukuntu abantu baba banyotewe n'ibiganiro byacu nabyo ari nk'ideni tuba tubarimo nubwo wenda biba ari akazi apari kuba akazi kuko ngiye nshobora kuvuga ni ku cyumwe frere wawe nta nkuru namenye ahangaha wabonye ngo bari guhindura izina ngo cyitwa ngo iki icyumba se ngo kiki kibiganiriro cyarapu ngo kibiganiriro oya ariko papaka hera kuri grand frere basobanze mwamamaze wenda tunabivuga nawe ubwo natangira ubwo nyine ngiranya umva gukumira umva oya yego tuvuze igasohora yego urantamika ariko reka ngukumire kubera grand frere wawe yanteye ubwoba reka ari muri top 2 uzamumbwirire ntaza ndaboji ntaza kugubanye ibindi byose by'amashyi aho noneho ubu butumwa bumumpere aranyangira iki umushoramari mukuru ninde Sirayida ntago umuzi Rayida ninde mushoramari ngo bagize ubwenge noneho ngo ibintu ngo babikuye ngo kan Kigali ngo babasobanukiwe uzi nambara ko Kigali yarwanye ngo babizane Kigali Universe back to back iyi ni CV none babijyanye Butanyo Kanaro Olympia burase ndi Butanyo cyane moso oya hitamo ni wose nyaku arabisobanuye ngo bari kumpima njye umukada no si rebero turarijyamo rebero kwa grand frere wawe turatitiza oya daboji ntiyakubita ngo simpaboneke nge ikintu mba nshaka ubundi nge mba nshaka ko nigendera hahandi mu myanya y'inyuma nge ntekereza imyandiko ariko wabonye ko abaraperi bongeye kwishyira hamwe n'igitaramo bakigize icyabo Rayida ibi byatangiye kuri rumazi ziri hagati ya Bushari na Rayida nkubwire back in the days we yagize mu ruhare baravuguruza ariko hari abasiniya baba bazi uburyo bashoramo n'uburyo bashyira injyana hamwe byarabananiye oya barabikoze ubwo rero biveme iyo si yo nkuru ngewe nta rubwo ndengaho ngaho ntaye shout out umujene witwa Kenzman
ngiye ku bintu by'abaraperi buri gihe ntituzatubigeraho reka nyimuhe nakubwiye ngo icyumba bagiye kukijurira Yego. umushoramari bitaba ninde ngo kera bitabaga kabosi ubu ni lideri Bulldog azi gutaka abo yitaba kandi bose ngo abasanga i Nyamirambo azangu oyo bari kujya igikondo uyu munsi abiri imbabazi cyakoze ukuntu budagukunda ubaye ari ko mukunda amenya ko byavuze ngo du ntabihuha so jyawo rega ntukavuga ibyanjye gusa ngo sinzavuga ibyawe ni ukuri Imana uzi ukunda kuri respectinga ya nigeze kubona ukuntu yashatse kujwigiriza melody ntibyumvikane nabi n'uwanjye melody ariko se ubu we ntabyo uzi melody aramuhaba ni ukuri uri mu bantu njyewe urumva mba ntohoza uri mu bantu respectinga ni ukuri naho uzamurespectinga bara kujya umutwikira no mpamvu mwibutsa ngo mutwikire washeza ntiwatangiye abantu babimenye ko kuri 27 ubwo ni gahunda n'ukujurira kuri 27 z'uko n'ukujurira Davis D we yaciye impaka Davis D nago nakumvishije inkuru nzamumenaho ya Finland ntayo nakumvishije oya izina ry'Imana reka nyikina aha ngaha noneho tuba ariyo nkuru twinjiramo Davis D nge nakubwiye ko abantu nkunda ari bo ntohozaho bwa mbere Finland meni inkuru y'ahangana ba Bisoso ntago nakubwiye ko nayimennye ariko uzenguruka uburayi azenguruka za Belgium za France za Hollande ntago yagiye Finland nta muvandimwe uriyo ninshaka muvuge umuvuge reka nkwereke utangiye kuncyushya bakatinge mbanze nkwereke iyi nkuru yisinyeho nyimene ngo Davis yakoze ibintu byiza iriya ni ya creativity ubushize turi kuri RBA nakubwiye ko agiye kuzana n'ama stage amuvinga cyari ikinyoma ndakivuguruza iyo stage zava mu Bugande umukire we yimwemereye for free ndamuzi inkuru namukozeho si nyinshi cyangwa mubona mwanga ni creativity yazanye amamoto yazanye ibiki yarashe nta kintu atakoze nta nkuru ye muri Finland nzi simbise reka nyikwereke umbwire nimba uyisinya ifite ayihurira ni akadese kadese ko ari hasi oya wari hasi munda oya mbabarira ngiye mfite inkuru nyinshi tumaze igihe ntabwo iyi nkuru nayikumvishije bro ishwe akira kandebeho akira kuraho mikoro jara reka bakatinge gato katinga iyi nkuru ko numvise iteye ubwoba mukada wabaye ubereretsera none se ko ngiye nkumira ngewe ndataka ubushize muvugira nta byari byamubereyeho imusanze ntubyibuka ngewe n'ukuri nirwo rwego none se Bisoso ntanshima yego njya mbabwira izo nkuru tuberereke rero nimba mu mujyo wawe ubonye ko iteye ubwoba ndi kuyidondosha ibimenyetso byose ndabifite tumushimire urukwaruka rwitwa Diezidora abantu bose barwatatse hano muri showbiz mbabarira nduceho ko tugomba kujya tubuste ngo yaragiye ngo yenda kwambara ubusa mu gitaramo cya Davis D warabibonye Diezidora uyu nguyu ntago yateshejwe agaciro uyu muntu wamurebye irihumye sish Kevin wenyine nabwo ari udusegonda uyu ndagira ngo mbanze nkubwire ko ya majoro ndara Diezidora yageze abana mu nzu na Davis D ni gute atari kumuha favor mbwira amakuru ndara nicaye cyakoze ngiye kuzajya ndara ndyamye ariko Diezidora abamuzi bazi ko ari umuntu waciye impaka ufite akamaro kanini cyane yabonye kazimwe reka nkubwire igitambo yatanze mwumva ukuntu abana bababaje mwumva ibintu ducamo ya sacrifice iki kariyeri ye yo kuririmba nkubwire ndabakurikirana kandi gukora amahiti mbabarira wincamo papa ningera mu bintu bibabaje jya umbabarira yego Diezidora yari umuhanga uyu yagize ibibazo by'imyigire agera ahacikiriza ari mu wakangaye hasi hariya yego kwinjiye mu bintu binababaje ngiye ndumva n'ukuri babaje ageraho mama we bibi bibazo uyu yageze no ku rwego atamira minesi aragenda yishyura about the music kugira ngo yitereke Imana imukoze ikarahehe umuntu wenyine wamurebye irihumye bamwita Ishi amuhaye akantu k'iminota 3 umwana aragenda ariheba depression batangira kugenda banabigarura twarakubwiye amafaranga wagize we dore biramurenga ni muri ibyo bihe yabanye na Davis D mu nzu yari yaramaze kumenengana
agera aho aravuga ngo nta yindi ndirimbo nzongera kwiha. Yakoze za watifu, yagiye akora za danihiri, yaraziperforminze ariheba. Abana bari kudeprima hanze ntago mubizi. Ejo bundi Yago niwe wamurebye irihumya araza asobeka indirimbo za Yesu, enye ko batazamutunga ibiganza. Arangije aravuga ngo nta ndirimbo yanjye nzongera gusora, zose ndazitanga. Ahera kuri za Jugumira, ajya muri za Sikosa, izi za Mamini utunze ba Roskana, kugeza ubwo Bruce Melody amupostinga bishimye bari guhoberana. Ntabyo wabonye? Mama we, wa mu mama wagiye ababazwa nuko ari nibyo yacikirije, aragenda aramubwira ngo izi ndirimbo niwe ko kuzandika, ko tubona banaguha shout, mana yanjye kuki utaziyandikira. Ntamenye ko nayiyandikira ishobora kubanza igihorihori. Ntago abaza ayo makuru. Ariyemeza ya mahiti song, uzi ndirimbo yandikanye na ba Kenisoro, ba Juno, Element Ere, atunza abantu barumaga yabasoye muri studio. Mugende mubaza amakuru, reka Niyori yigire munuza muri gospel. Iyo nkuru bundije none ananirwe kuzana creativity ngo avugweho, abasigare mu mitwe, habari aba.com, haba bapetari ya mayindi y'abandi. Bana abanyamerika. Diezdo ruramushinja iki ko nabonye yagarutse ku mapeji hano mu Rwanda? Ntago mwamutesheje agaciro. Agomba gucimba. Bibasigare mu mutwe ba Bubu, murebe ama performance, murebe abapeti. Navuga byinshi, ninde ntazi amakuru. Ngiye kuzajya nza unungure. Ubu tugiye kuzatuza mubwira kangahe? Kabiri. Nabi akabyumve nabi nukuri. Kumbe nibyo byabaye kuri Diezdo. Oya tumuveho, ntago ari yo topic ahubwo nakanu kaba kanjemo. Twinjire mu nkuru nyamukuru. Ejo musibe ejo namenye inkuru ndumirwa. Twinjire ndajya nipanga inkuru aho bigeze narasigaye. Twinjire. Navuze ibintu byinshi kuri Miki ahangaha. Ntago navuze aga promoter. Nta bya OBTV show navuze. Nta bya amafilime navuze. Ni cye kintu ntavuze kuri Regis. Ni ikihe? Ibyo akunda n'ibyo adakunda sinabishyize pembeni. Yego. Bamuntesha agaciro. Namenya amakuru y'uburyo ikintu cyose ari hiti. Ibintu niyo byagenda nabi kuri ubu ngubu abantu basigaye babiprofita. Ibintu niyo byagenda neza abantu basigaye babiprofita. Ubushize nako n'ibikino ukuntu yambaye cyanga gahunda. Nohozi bya aga. Nurundi rwego. Uza makuru namenye. Mastermind wabakinaga nk'akadenesi. Avuga ngo nimba bipfuye dutwike gutya ibi ngibi ntibipfu ubusa ikintu cyose abantu baragiprofita. Inkuru mbi ni nziza. Nza gusobanukirwa umuntu waraha waya mutatekerezaga. Hashize iminsi itana celebrate silver button. Warubiri inyuma hondanye imitwe. Ari inshuti ya Regis, at the same time ari inshuti ya Miki. Ari wende? Hari we Sirimu Jesus. Sirimu Jesus afite yo mind. Ese burya oya mbwira uri umusinya abapeti baje ejo bundi. Sirimu Jesus uramuzi? Asanzwe ari mastermind. Ni mastermind. Oya. Oya namubonye ari bakti ari kumuhemba urusenda. Have. Urusenda umukada. Uramujene. Sirimu Jesus ni mastermind. Uramujene mva gusobanurira. Yesu we ni kanzi. Azi ibintu by'iyi monde. Yesu we. Urumva? Ya content creation. You get it? Noneho akaba umuntu nanone usobanukiye ibintu bijyanye n'ukuntu YouTube channel zikora, byo guhakinga, kugira ute, kuzigarura, kugira ute, urumva ko abari hafi yabo bajene. Yego. Bya byose afite ibintu binini abakorera. Rero kubereka akababwira ati mwebwe bose batabiza ahubwo ubu ndamenye. Regis sobanukirwa, we Miki sobanukirwa. Yego nyine si byari ibintu bakabyungukiramo iki ko we cano yatari. Bose bamukunde mutwike muzamuke, ariko hari umukira wamaze kumutamika kubera filime nshyashya ya Miki. Mutekereza ko muzahimba ibintu nda ku mihanda, muzashaka ikindi mu nkorera. Ye baba we, kubera indi filime yindi nshya ishobora no gusenya iyi yari igiye kuri cano nshyashya kandi bayirebaga Mikari hiti. Ariko na Miki n'uwanjye icyo mbaza. Ibyo ndabyumva ndetse inkuru ya Miki na Regis wayivuzeho mbere y'abantu bose ndetse tugiye no kubona koko ibyo wavuze biba
birasohoye. ariko mana yanjye regisi ahubwo sabikundaye icyo mbaza ariko we niba wabonaga ukuntu batamika n'amaviri ubona agasese hariya ni noze harimo akantu kanoze kanoze Njyewe icyo yajyaga kakubaza. musoma akamudoma ngo icyo nshaka kubaza ni ibintu bikeya. uyu iyi si inkuru uya nyine ntabwo ariyo ndiho ibi ni ibintu unambutse ubwo ngiye ku yindi nayo yego inkuru ya The Ben na Pamela yego abanyarwanda bambwiye ati Yego. ugihura n'umukada nicyo kintu uzaheraho tuzaheraho reka nkwereke rero kugira ngo twinjire mu bakuru yego aha banze mere ku bana kwanza Yego. here ku mucuti wa The Ben na Bruce Melody bahuriyeho yego here kuri Kiz produce kugira ngo ninjire kuri Tiger wawe Kiz se ntabwo wabonye amakuru yatangiye gusohoka n'ibiki avuga ati dore sister n'ibiki yego abeshya nyamaze gucukumbura amakuru Kiz si inshuti yawe fata ijambo mbanze mene ninjire kuri Tiger yewe we Kiz namaze kumenya ko uyu mwana w'umukobwa bamwita ngo Rena uri gusetswa n'iki namenye ko ari uwa Nyamagabe namenye ko ari Oda uri gusetswa n'iki ye ndara nicaye dore papa kamba na munywanye wari uzi ko mbicaho ntabwo namenye ko ari uwa Nyamagabe ntabwo aba batangiye gucudikana bari ku Nyundo umvaye fata mike ntabwo uri inshuti ya Kiz se ubwo yari yagukumiriye ngo ntabicaho yagumiriye ese turahirukana turasoreza muri The Ben na Pamela aho ariko mbanza aba bose mbace hejuru kuko hashize igihe ntazahanga ntitere yego urakoze cyane reka mbanze naprosha agakuru gatoya rero kugira ngo aba bajene mbavemo uribuka uwitwa Clement Kina Music yego avuga ngo bwa mbere mu mateka uwitwa Neringa barikodinze indirimbo y'ibihe byose ibyo bintu urabyibuka ko hashize igihe twe ko ari za suivi zacu yego mwaje kumenya si yo ndirimbo y'ibihe byose si wabonye performance ya Neringa biri ku rundi rwego wageze ngo ya performingaga muri Guma Guma wabonye ukuntu umwana ategurwa wabonye Remarika bamuhaye na Davis Nyirikirori a performinga amasemi hari aho Neringa bo wamubonye yego indirimbo naje kuyimenya y'ibihe byose bayitanywe naje kwibariza amakuru ariko niyo se wari ubizi ko banze kubitangaza ngo ni y'ibihe byose kandi uzi ko na Clement bari umuntu w'indani agendera hafi aho ngaho yego umva rero inkuru numvise ejobundi datohoje iyo nkuru yabamika nciyeho na Sirimu ari ukomenye ko hari kope ziri hagati ya Sirimu na Rosikani uri kumva yego uziko abandi bamenye ko Sirimu atoroshye Sirimu nakasi ntabyo narinzi tubwihorere nza kumenya n'ibyake n'isoru n'iriya nyubako nza kumenya ko hagati ya Rosikana n'iriya nyubako ngo harimo umubare wa miliyoni 60 muri iriya nzu nza kumenya ko n'ibiki n'imipesa yabaye kuri soru hinjiyemo umubare witwa miliyoni 20 ibyo bintu ndabyumva hano ziri kwa kabosi weke ibyo bintu ndabyumva aribwo naje kumenya proje ngo yahise abatega proje ngo yabateye ubwoba ngo ari igomba kuba intandaro reka mere inyuma gato Elementiere namuvuzeho ibintu byinshi uribuka ko nakubwiye ukuntu ari gupanga exit kuba utabinyibutsa nabyo ndabikubaza azenguruka East Africa ari gukonfirima sari katikati ba baby kuru East Africa duhere muri East Africa katikati yari yahakora inkuru cyangwa uragira ngo nze kuri grand frère wawe Melody nimero 2 Melody ari he hari Canada nabwo ugiye guseka se ariko ubu mfite ukuru mba kureba rero ibi binyoma muba muzana nkiraha mbese ndabeshya ari Kigali se oya ibyo ndabivuze hari ibintu bya bucece iyi nzu ngo iri kubazwa ndi babajije umunywanyi akiyo muri igitangaza makuru cya mbere cya 155 AM mukaba mutatu twereka izo nkuru zaho baba bagiye mwabuze itike umuntu bita Kenisoru yahise avuga ngo nimba hajemo miliyoni 20 nikozemo uziko Kenisoru asigaye afite n'agaceri ngo none yabateze korabo y'umuntu bita ngo Ruga ngo ariko ngo arababwira ngo ngiye ngo nditeretera ndidiringira ngewe nibayima ibindi murabyishyura bya depanse ngiye ko nanjye bankunda bari kunshima
andi ruguzi muvoma nshyashya yinjiyemo Yego. ko yeruye ndaye avuga iryo jambo ubwo yareruye none ngo batitiye ntago ari kubareba neza none ngo batitiye ibyo mbanze mbicongere ku gisamagwe none se siwe turi busorezeho papa ka Yego. icyo ngiye nkubaza wowe wari uvuze uti Kenisol afite projet na Ruga mvuze mu mayeri habaye ibibazo mu nzu haba kuri Roskana haba no kuri Kenny Roskana habayeho n'iki no kwipesereza habayeho n'icyo kintu urabizi narabikubwiye ese uribuka uriya mu Vixen uri muri iri nishwe harya yitwa nera imba ari Tamara namwibuka yamuhereshejwe nande uriya wibuke ko yagiranye kope na Element yego uriya yamuheshejwe na Gadi amakuru nayamenye habaho kwikoramo nabiciyemo ahangana itwerure hinjiramo ngo inote ya 50 hari no kunusha umuntu ati ntacyo tuzabipanga ngahita uwo mubare wiyandikamo ariko kuri projet no nibiki ya Kenny naho yiyanditsemo umubare wa kangahe biragorana nyuma yo kugorana rero nawe yavuze ngo kugira ngo noneho mba testing ngaruze murampesereza nimba ndi muri rebo nanjye munkire ku rundi rwego na Melody muri kumukorera na Ija gusa ndivuganira na Ruga nanjye mumpesereze depanse ubwo aburabica anytime daza mu yandi makuru nerura ubwo mba ngira ngabo bose mbanze mbaceho yego birangire aya ni muri ubwo buryo numva bo bumvise biyumvise se birasobanutse ari wa mujyi wawe gukumira Elianzo kubera navuze ukuntu bashakaga iki gitaramo iki gitaramo iki cya Raida na Buda herega haburaga gato ngo babe Dio Raida na Buda nuko butari kwerura neza babishyuye ibishoboka bro bageraho baranababwira ngo bagiye kubashakira ngo abatera nkunga kugira kijye muri KU muri rimwe na kangahe yego nyine ko kibere muri KU oya ubwo nyine bari nabyumvise kubyumva ubwo se batanze igishoboka cyose ari naho namenyeraga abatera nkunga bagiye gutamika uwitwa Mercy Genzi Comedy yiteretse ngo Fortibet igiye kumenamo miliyoni zingahe sha bro bose rikagiye kumenamo bro Forti amakuru yabaye menshi ni byinshi twavuga Forti igiye kumenamo nyamara abantu bari kubaka ama platform so rero ugaruka gato nyine kugira ngo twinjiraho wari ugiye kugera yego ibyo ndabyumva Tayiga sewe Kazamate Tayiga warumbwiye ngo niho usoreza wese dusoje inkuru warumbwiye ibyo muri 155 ariko ari kwerekeza oya babarira tugende gake y'inkuru ziracyahari nyinshi uri kumva ngiye nsoreze mu nkuru nyamukuru The Ben erega niba mbabwira ngo tujye tu respecting aya ma brand The Ben bamuha impamvu nyinshi babonye uburyo ari gukina showbiz si byagaragaye se sinzi nimba nawe hari ijisho ryiza umureba oya ni ryiza rwose none se nta yindi nkuru mbaza yes reka twinjire rero mu nkuru ya The Ben na Pamela kuko nayo maze iminsi ndi kuyidondosha hari harya wa munywanyi w'umumama niki ngo tuhe inkuru turi ku mwana tugiye gutamira buriya ngo impamvu yampamagaye ngo yaje kumenya ko ngo namenyanye ngo n'uwo mu rugo wo kwa mwenyewe wo kwa mwenyewe ndi gutoza iyi nkuru ya Pamela na baba we sinze gukoresha iryo jambo ngo ndongeye ninjira mu nzu ariko ni papa kambumbajije yego nibwo naje no kumenya amakuru ndi gutohoza bamwe urutonde rw'abantu bagiye babana na The Ben mu nzira yo kugira ngo none abo umupapa iyo wabaye umupapa ubutakibana n'abantu iyo nkuru naranayikoze ejo bundi kuri Nino niyo mpamvu mbabwira ngo mukandeho umunsi ku munsi nibwo namenye iyo nkuru nza kumenya ko hari n'undi muvandimwe ndagije wacu wabanye na The Ben niki aza no kumufasha kwandika indirimbo yitwa Ndaje no umukozi w'Imana niki nza kumenya na Grand Frère ukora mu muryango ukomeye hano ugeze no kumubressinga The Ben nibiki ariko nozo uwo mwandiko narabanje barambwira amakuru ati ese ibi bintu biri live bya Shadow Castari ni ibintu biri current cyane ibintu byari kodinzwe kera yego icyo kintu nicyo cyatumye ngirane nsubira hariya kwirebera baba we menya ayo makuru yose ndazenguruka wamenye rwose uvuga na ba Deni kandi ubwo ndi kugira ngo bano
ubwo narimvuza tuwo mu rugo kubera twari twabivuzeho biba bigoye kandi tuba tugomba gutanga byinshi kugira ngo nyine tugere ku nkuru ya nyayo. Biragoye, biteye ubwoba, ariko nza kwakira ubutumwa mbere yuko nijandikaho munyemerere mbucaho mu mayeri kuko birababaje. Ibyo nabyo byatumye mpaguruka ugahita ariko The Ben muri Amerika n'ibiki ntabwo uzi ko bitagenze neza. Ubwo nyine ntiwerura, ariko byagaragara ko dusebeje. Ese iriya nkuru we yivuga iki? Oya, uretse nyine mvuge oya nta kundi gusebya. Urumva Yesu wesha igihari cyo nuko bamaze kutwerurira bakatubwira oya papaka umujyo. None se nyine usanga ni by'ijana ku ijana kwari katikati kubera iyo koko ko hariya byabaye kwisha. Oya si kwisha maneno. Oya ibyo ni amagambo nyine tubikomfirimya harega twariteretse twaba tubisinyeho. Nicyo kibazo kibirimo. Ko mu bivugwa birimo ko The Ben ari Kigali. Ari naho naje kumenyera ko na Meddy yigeze kunyaruka ntiyaza mu Rwanda mu baturanyi hano Burasira oya wizamuka hejuru. Nuko naho nyine ntago dukoranaho, ariko naho ni mu mujyo wa Burasira. Ako jaro utangiye kuvuga mu mikino nuko tutakiri kuvuga inkuru. Iyi nkuru iteye ubwoba. Nese kare uri kujijisha. Uramenco ninze. Kaga kuvuga ko yaje hariya aho mushuti we yaragiye gutangiriza urusengero katugezaho. Sibyo? Meddy afite tuwa muri Canada. Abanyakanada nyaboneka nimuzasibe. Ahubwo kuzambya inkuru. Icyo mbaza. Wowe ngaho utohoza rero. Untohoza ninjire mu nkuru yanjye, ariko nawe biriya bintu uze kubikuramo. Uze kubikuramo. Nese haraho nakomerekeje. Oya uramenco ninze. Erega biriya biba bisaba ngo tubanze nanone eregize brandi. Oya twumva byinshi jara. Twumva byinshi, ahubwo ni naryo jambo navuze ndi kuvuga ngo tujye tumenya ibyo dupikinga. Yego. Nongera nsubira rero kwirebero. Nongera amenya aya makuru yose. Biza kuba ngombwa ku bwanjye ngiye nandikira Pamela mwenyewe. Wowe ngiye ubwanjye. None se ni bibi? Pamela nitwa Umukada. Navuze ibintu byinshi. Abantu bambwiye ibintu byinshi. Yego. Mbwiza ukuri koko uri katikati waragiye uraza kwibarukira hehe? Yego. Yatangiye aseka ati niwe waririmbye ati za bye bye ngo nagugu. Ati yaba ari mwebwe se utigikada ati bitamaya oya ahera mvuga ati tayiga dahirita nanjye nkayirita. Naje gusanga ngo bandeba ijisho rya mutagatifu. Baba we iyo nkuru niyo muragomba guheraho kugira umene neza. Ijisho rya mutagatifu rya Yesu. Yego. Ndavuga ngo uziko na mugenzi we nawe atandebaga ibi yagucishijeho ubutumwa. Impanga ye. Yego. Impanga ye gutya. Si yabugucishijeho se? Oya nawe ntabwo kureba. Nuko baba barambwiye ati wakegese ariko rero ati hajemo akabazo. Akaye kabazo se kajemo. None ikibazo ko wahita wahuranya. Yego. Ndavuga ati nukuri ntago dukomeretse kandi nukuri nta wundi wabivuga. Niyenda sinakubaza kubyafata. Nabona ariyo topic. Ariko hari yaho mumbabarire kuko Umukada urwego rwanjye nuko mba ngomba gukora suivi. Yego. Uzi ijambo rya nyuma se yampaye? Haryo nzi. Azi wari gukarisoma. Rim. Cyane abankize. Oya rimpe isome nge. Ariko tudagaragaje oya screen. Oya. Waryivugira atabonye ko ibintu byose twaganiriye mbyerekana. Ariko bamenye ko ntacyo njya mpisha papa kamba. Yego. Ibyo byo biyakire n'ubundi ngomba guhita mbibereka rega aba n'abastari. Ariko nyine ndi kuri mwenyewe. Uzi ko yaje kumbwira uburyo no muri izi gahunda za process z'ibyangombwa hajemo na gahunda za projet yini nshyashya bagiye gukorana. Inde nande? The Ben na Pamela. Iyo nkuru ndayakira projet y'amamiri bagiye gukorana. Biza kuba ngombwa ko ngiye najanga mu kiganiro ndakubwira ngo nje mu kiganiro nkumvisha n'amajwi
harya amajwi sinahise nyakumvishiriza kwa John ndakubwira ngo yamaze kurira The Ben. Ikibabaje nuko yasize Pamela. Muribuka mvuga ayo magambo Jara? Ndabyibuka rwose. Urabyibuka? Mana yanjye burya nari ndi kudondosha nakuye kati kuri mwenyewe wa undi wavuze izina. Yego. Mbamenye gutyo. Ahageze abona indi blessing ya company nshyashya neza byarangiye umuntu yita Pamela namaze no kwakira amakuru. Ndamubwira ngo mumbabarire mumbwire waruriye wagarukiye mu nzira cyane wigeze wurira. Yego. Arambwira tumukada ntabwo nigeze nurira. Ndavuga ati ibyo bintu ndahera hehe abanyarwanda mbibabwira. Arambwira ati noneho kugira ngo umene neza nta kundi byamera nawe turagukunda tugutunga ibiganza turi abakozi b'Imana hagiye kuza blessing ya company iteye ubwoba kandi iraza kumenyekana. Izaba ari duo ya babiri iraza kumenyekana muri uku kwa 12 imbere y'igitaramo cy'uwitwa Tiger. Iremereye noneho ku buryo aba ba manager be bagiye kwikomanga bagiye gutitiza The Ben na Pamela ubwabo babiri. Kubona project company yahurijemo Melody na Pamela. Yego. Hari n'indi yaje nyine bavuga ngo yamuherekeje ngo nawe ari hafi ariko oya bagiye kuza nka brand ebyiri buri wese atamiraye kabisa. Kandi none ikaba ari umuterankunga nyamukuru nakubwiye ukuntu Primus ya Blessinze Davis yamuhaye over 21 million naya confirmye kumuha ikigega bakamuha over 21. Ibyo bintu bibaho kabisa. Iyo company none yizaba yowuninze The Ben ariko ngo barashaka Pamela nawe byamucitse kugira ngo bigende gute bigere ku mukada kugira ngo nanone nse kubona ahantu mpera naza se nkavuga amagambo gusa. Oya. Ibaza ariko company ihagarikisha indege ebe ngebe sugiye kuma amacyangana gutejo bundi byasohotse ikimbabaza ikintu nasabye The Ben ni kimwe kitagira icya kabiri. Yego. Icyo kihe mukada uko byamera kose muri uku kwa 12 iyo nkuru niyo ya kabiri namubaje sinigeze mubaza ibyafata Disi ngo fata yikundiraga ubwano none se nta miti yajyaga mugurira yo kubuzana ariko ya gicupurise The Ben namusabye ikintu kimwe muri uku kwa 12 iyo nkuru niyo ya nyuma namubajije. Diamond aza mu Rwanda ntago ndabona kuri channel ya The Ben uploading ho behind what the scene izacaha narabimusabye yarabyumvise neza ugagomba kubyumva ariko unesha agaciro. Oya mugisha n'umuntu wacu reka iyo company ubwo yenda yo nzagaruka umamashyi wenda nicyo nzatahira nabo nyine batamire aho ntago navugira hejuru ariko nanjye iriya behind izaca kuri officiel kugira ngo ko nayo naranavuze ko ubushize naranabi breakinze ko ari ukuntu ngiye gusa nkaho norushya mu nkuru za The Ben ni za Melody kugira ngo tuze no kugira abandi bantu dufasha abandi Rwanda bamenye nandi mazina ubu mfite inkuru ya Juno na Chrisizi Samborera yasinyweho na Diezdora uyu mupeti ya sacrifice indirimbo zigera mu 9 z'ibyamamare hano atanga kariyeri ye n'izambere zararebwaga ariko bitari ibya danje ariko aravuga ngo kujya ni demarike ni benshi tugiye kujya tuvugaho Jara ariko Imana ishimwe ko rura rugo rwo kwirebero n'ukuri Diezdora shout out kuri we kabisa rura rugo rwo kwirebero rwarantatse nibwo nemeye nimba ari ibintu muri iki cyumweru byanshimishije ndi kudondosha uwo mwandiko niki na ka Denis umenya baragacishije minci ariko kwiha nukurisha dutanga byinshi papaka ngiye nta kintu cyambabaje nk'umudiaspora nigeze gukandira bambwira iby'inzu ya Melody yaguze muri Amerika yarambabaje namuhaye $100 ntaranarya niwe wenyine ubu wanteye agahinda sofa wenyine kabisa ese wabonye ya nkuru Denis oya birababaje oya ngo bakanyujije ni gutya ni bupfundite ariko nawe nababeshye yuko tugituranye rebe none urantamaje siyaro wanjye keyi rero gora machine arabambye barabambye mu gikuta arabambye ariko ndi kujya ncana itara rifite kurere nshaka bitewe na match ngiye kureba
ntitukuri sa Arsenal tukuri gatiza Jonis ubwo tureba wavuze ese Olivier wanjye kutamundakira mfura ya Olivier niwe wabishyize abanyarwanda bamureba ijisho ryiza Olivier ariko nawe Olivier ni designer mubanye neza tubanye neza pe icyo mwangira n'isoni ze n'ukuntu ahenda kubi n'uruhinja ahenda kuriya bahenda kubi nanjye ndamushukishaga ngo nzamwamamaza nimba nzamwamamaza ababona ntamubeshya ariko ya portrait ya Ciara nayitamirije ikintu bita amatara bro kabisa iri kwaka ari mu kirere ari mu isanzure ndabibona muramwangira ikizi ubyuka umuramye ariko kuri plateau y'abasiniya kandi bakavuga ngo Imana ishimwe kuzanya aha inkuru ya kabiri kuba Papa Kamba yaragize uruhare kujyaho nitereke katikati yego inkuru ya gatatu yego kuba urugo rwo kwirebero rundeba ijisho rya Yesu kandi bantunga ibiganza inkuru ya kane yego mama w'umuyobozi nuko nawe yavuze ngo amahirwe masagikada yego ndifatira amakarita witereke neza wibomorere wongera gusinya ko kubomora atari bibi ari ukuvuga ibiri imbere y'igikuta n'inyuma yacyo noneho babisanisha na pokopoko ndetse muri siporo nzajya nkora content yitwa bombori ibivugwa indani ndahera kuri Gasogi ndahera ku munyamahanga agomba kwirukana ndahera ku hari icyumba nakubwiye kiri muri yego nzagira gute uzinjira none iyo nje mukame interview simwemeraho bimbwirire boss mushya umenye ko azajya guheraho baranyangira iki se wansapotinze asante musa asante Papa Kamba wanje